nukuri reka nkubwire mama sister wanjye hari tatuwaje inagabanya uburame bw'umuntu ntago nabikora impamvu ntabikora kandi kubarinda iyo mitekerereze ntibibangamiye umugore w'iwanjye kuko ugomba kumenya icyo uri cyo umuntu utikwije iteka ryose aba agaragaza ko ubwenge bwe burangaye noneho nanongereho nanakababwira ijwi ry'umukanguzi. Amahoro n'imigisha bayo kuri we nshuti ufunguye iki kiganiro, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuba tukubonye ahangaha. Urakoze cyane kubana natwe, utubereye umugisha. Amen. Kanda subscribe cyangwa se sabone niba utarabikora, niba kandi warabikoze ugumane natwe, usharinge, ujye muri comment, ugire icyo wandika niba hari icyo wungutse muri iki kiganiro. Nitwa Fidele Gatabazi, turi kumwe na Anicet niyomugabo. Yego. Papa Keira. Yego, Papa Keira, Papa Hiro, Papa Gaera, Papa Nsinzi. Umutoya yitwa niyomugabo Nsinzi Gaeri. Wahise umwitirana? Yego. Wow. Mukuru yitwa niyomugabo Agahozo Keira, hagakurikira niyomugabo Hiro Keri, hagakurikira niyomugabo Agahozo Gaera, hagakurikira niyomugabo Nsinzi Gaeri. Yego. Wakiriye umugisha w'umwana ahangaha yaturutse? Umwana yaturutse he? Mubise. Byawe se cyangwa uwo n'uwanjye sinshaka no kumuvugaho kuri social media. Yego. Imana ishimwe. Anicet yakiriye umwana hano muri uru rugo. Deja okay. Nta mpamvu yo kuba confusinga, no umwana n'uruhinja. Uko tuvugana, iyo tuvuze ngo uko tuvugana abantu bajye bareba ikiganiro igihe cyasohokeye. Yego. Mujye mureba kimazeho igihe kingana iki. Afite ukwezi n'iminsi 13. Yego. Rero ni umwana twahawe w'umugisha, yarabyawe nyina aramuta. Yego. Amutaye sinavuga ngo turamutoragura, ntabwo umwana atobwa nubwo atanatabwa, adakwiriye gutabwa cyangwa kujugunwa, ahubwo turamwakira. Imana ibahe umugisha. Yego. Hanyuma rero n'umwana wacu. Nimwo murakoze cyane. Yego. Abantu bakunda ababebe, bakunda abana, mwohereza igikoma kwa Anicet rwose, murumva ko bafite uruhinja rutoya rw'ukwezi kumwe. Ikindi kandi madamu wa Anicet nawe ararwaye, ari mu bitaro amaze igihe. Mubasure, Imana irabagira neza kandi munabasengera. Aya amaze kugira imbaraga, yagiye arembye ariko ubu ni muzima. Yunzemo imbaraga. Nubwo kiri mu bitaro ariko yego. Byibura harimo akantu. Yego. Imana ishimwe. Ubwo urumva ko afite uruhinja anarwaye. Uruhinja ntabwo yajyanye narwo kwa muganga, turufite hano bagiye kurukingiza. Ariko madamu wari juste ararwaye nyine kwa muganga wenyine, ntabwo yajyanye umwana. Ntekereza ko hari bitanemewe, ariko ari we ari n'umwana bari amahoro. Nubwo hazamo nyine kurwara k'umubiri, umunyarwanda yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse. Yego, ariko dufite ibyiringiro byo kubona Imana. Imana ishimwe. Hari abantu baba bahora bari positive, bavuga ibyiza, nawe ubamo. Ntabwo ujya uvuza induru, sinzi ikibigutera. Mba numva nta mpamvu yabyo. Numva nta mpamvu kabisa. Hari uvuga ngo ubwo bidakomeye. Bidakomeye gute? Nyine ngo ku buryo byatuma umuntu avuza induru. Kubyoroshya. Sinjya nemera ko hari ikibazo kirusha isezerano imbaraga. Kandi nemera ko ikintu icyo ari cyo cyose, hari umuntu uherutse kumpa story y'uyu mugabo wakoze aya matara ya mampure y'amashanyarazi. Yego. Ngo yarikoze ku nshuro y'100. Nibwo ryabaye itara nyatara. Noneho rifailing inshuro 99. Baramubajije ngo wari ufite izihe mbaraga cyangwa wakuyemo irihe somo. Aravuga ngo isomo nakuyemo nuko namenye uburyo 99 wakora mu itara ntiryemera, ngo menya n'uburyo bumwe wakora mu itara rigakunda. Rero nta munsi ibibazo bitabaho. Tugiye dutaka kubera ibibazo, twahorana urusaku. Kugira ngo rero ubitsinde nuko ubyereka ibyishimo, kandi ni nako nteye Fide, kandi ni ukuri pe. Sinjya numva hari ikintu kimbaho ngo igikuba gicike. Yego. Imana ishimwe. Uwo si umurimo wa Mwuka Wera. Yego, Imana ibishimirwe. Yego, uyu munsi tugiye kuganira ku bintu abantu bavuga ngo agakiza kaba mu mutima. Kugira ngo umuntu asobanukirwe agakiza, n'imbuto kera na impact kagira na physical appearance, uko umuntu asa, uko wambara, uko wisiga, uko ugira
ese ugutera amabuye we kubera ko uko usa cyangwa se uko wambaye uko wisize uko wagize gute we aba yabikuye he dukurikije n'agakiza icyo ari cyo. Ubwo nicyo muri bubanze guheraho mudusobanurira ari kugira ngo muze gushyikirwa n'umwuka w'Imana. Ndagira ngo tubanze dusenge. Karibu Mana yera, Imana yo kwizerwa, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rwacu kandi igitare cy'amahanga, twakwisunzeho turwaye turakira, tukwisunze tubabaye turishima. Niyo mpamvu tuvuze ngo imirimo twakubonanye uyikorera abandi kugira ngo dusangire ishimwe ry'yaduhamagaye. Amen. Watsinze Gorigota, utubera incungu, twicaza iburyo bwa Data. None n'uyu mwanya reka tuvugire muri wowe Imana, twumve ko ijambo ryawe niryo ritubwira ngo icyo muzasaba cyose mu izina rya Kristo Data azatwumva. Amen. Tubishimye kubw'imbaraga z'agakiza k'Imana none n'iteka ryose. Amen. 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 Tera agatebe wicare utuze wumve icyo umwuka abwira amatorero. Yego. Turongeye turakwakira Anicet. Murakoze cyane. Twizere ko umeze neza ariko. Ni ukuri urumva umuntu ufite umugisha nk'uwo meze neza. Hari igihe kuba wenda madamu ari mu bitaro byaba bituma wumva. Ntago tujya dufata ikibi cyadutengo kiruta icyiza twahawe. Wow. Icyiza kiba kigomba kudomina byanze bikunze. Yego. Cyiza kiganze. Nawe udukurikiye niba hari situation urimo itameze neza, ushaka ikindi kintu gisimbuza kandi birahari mu by'Imana yaguhaye, hano ubwo biri kure rwose biri hafi, wumve yuko bigwikizere cyuko biri bugende neza. Yego. Agakiza ni iki kabahe? Daboro agakiza gaturuka ku ijambo gukira. Yego. Twakize iki? Dukizwa nande? Hari abantu bazi ngo Yesu yadukishije ibyaha. Ariko mbere yo gukizwa ibyaha twakijijwe urupfu rw'iteka. Icyo Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. None tumaze gukizwa urupfu rw'iteka turazurwa, tuzuwe tuba bazima. Ubwo buzima twabaye tukimara kuzuka bwitwa ubugingo. Ubugingo rero buhabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha. Aricyo kintu abantu bavuga ngo yadukijije ibyaha noneho bagakora ibyaha bavuga ngo yabitubabariye tutarabikora. Ntabwo ari byo twakijijwe. Twakijijwe urupfu rwari rwatewe n'ibyaha by'abakurambere, ariko mu nzira y'umurongo wa Sekibi Satani washakaga kuturimbura. Yego. Noneho tumaze guhabwa ubugingo buzana imbaraga zitsinda icyaha, kuko umuntu uriho arakora. Gukora rero k'ubugingo niyo shusho y'agakiza. Yego. Rero agakiza ni Kristo. Twakijijwe urupfu rw'iteka, duhabwa ubugingo butsinda ibyaha. Mu yandi magambo no gukizwa ni ugutsinda. Ni ugutsinda ibyaha, ko Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. Ntawe unesha rero atarwanye. Ko agakiza ni intwaro. Iyo umuntu afite intwaro aba ari mu rugamba, ateye cyangwa atewe. Ariko mu buryo bwo kwiporoteje. Rero niyo samari navuga ngo agakiza, ariko mvuze agakiza ni Kristo. Yego. Noneho hakijijwe nde rero? Hakijijwe wari upfuye azize ibyaha by'abasogokuru, ariko kandi kugira ngo ntaza kuba confusinga, hakijijwe wari upfuye. Already yari yaragize gute? Yarapfuye. Hariho. Arazuwe. Noneho kuzurwa ni ugukurwa mu ngaruka za ya mirimo yari yarabaye. Noneho tukanahabwa imbaraga zitsinda ya mirimo kugira ngo tutazasubira hahandi muri rwa rupfu twari twakuwe. Bivuze ko umuntu utizera Kristo Yesu ntarazuka. Yego, ntarazuka, aracyamizwe n'urupfu rwa kabiri. Ko Bibiliya iratubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana no kwitwa. Hanyuma kandi Bibiliya iravuga ngo kandi niko turi. Amen. Kuba ariko turi rero ni igisobanuro cy'uko tugomba kujua role y'imibereho turiho. Yego. Agakiza kaba mu mutima ni imvugo abantu benshi bakunda gukoresha iyo rimwe na rimwe umubwiye bijyanye n'imirimo ari gukora, cyangwa se nimba utari kwera zitari nziza, cyangwa se n'uburyo ari kugaragaramo. Ni kubyemera si kubyemera bihuriye n'ijambo ry'Imana? Ntabwo ari ko mbyemera, kuko agakiza sinanavuga ngo kaba mu mutima. Cyo ni igice kimwe kigize umuntu w'umubiri. Ntabwo ari umuntu w'umwuka. Hari dufite ubugingo tukagira umwuka n'umubiri. Umubiri rero mu ngingo ziwugize n'umutima urimo, harimo n'umutima. Ntabwo agakiza ariho kaba. Uyu w'umutuku uteraguraho amaraso. W'amaraso ntabwo ari ubika agakiza. Uri ushinzwe serivisi y'amaraso mu muntu.
ahubwo agakiza kaba mu bugingo bwa Kristo muri twebwe. Iyo kari mu bugingo bwa Kristo muri uyu mubiri gategeka umubiri, noneho kakanagaragara, kakanayobora umubiri. Noneho iyo ubundi umwuka ntaba mu mubiri, n'umubiri ntaba mu mwuka, ahubwo ubugingo buba mu mubiri. Umubiri ntaba mu bugingo, ubugingo buba mu mubiri. Ni nk'uko nta nzu iba mu muntu, ariko umuntu aba urakoze cyane, umuntu aba mu nzu. Noneho n'umubiri ni inzu y'ubugingo, noneho ubugingo nabwo bukaba inzu y'umwuka wera. Noneho umwuka ni inzu y'Imana, ni imibereho y'Imana muri twe. Rero agakiza ntikaba mu mutima, kaba mu bugingo, kuko ubugingo dufite mu isi ni Kristo, kandi Kristo niwe gakiza. Noneho rero umutima, reka mvuge, uri connecte n'ubwonko, utunga imitekerereze ariyo twita imigambi. Iyo tugiye gukizwa rero dukizwa ya kamera, ahubwo bavuga ngo iba mu mutima, na ya mitekerereze n'imiterere y'umuntu. Noneho iyi miterere ya muntu yongerwamo agakiza kugira ngo umuntu agaragaze ishusho y'ubugingo bwa Kristo mu isi. Sibyo? Kuko nubwo ufite itara rigucanira mu nzu iwawe, ariko rifite isinga, rifite connection, rifite na transformation, transfer yohereza za mbaraga za wa muriro ricana. Agakiza rero kugira ngo gacane kamurike, kagiraho itara rigomba kuba rifashe, ari wo wa mubiri. Kakagira n'itara ubwako, ariko gakiza. Kakagira noneho na transfer, ariyo Kristo. Ducana umuriro uturuka muri Kristo, noneho tukamurika turi mu mubiri. Yego. Noneho umuntu wamaze cyangwa se ufite ka gakiza, wenda iyo bavuze ngo ni ngo gakiza kaba mu mutima, nuko yenda batabisobanukiwe bashatse ko nyine kaba aho mu bugingo cyangwa se. Yego. Noneho ni gute ntabyumva kimwe nge nawe, mu gihe wambaye iyo shati, ngewe nambaye uyu mupira, akubwira ngo ntabwo wubahirije inshingano z'agakiza, nge nkabibona muri iyo shusho, ukambwira ngo ntabwo agakiza ari iyi shati uri kureba, agakiza yenda kari muri jyewe nyine, kari muri yasi y'ubugingo. D'abord umuntu ukijijwe ntabwo imyambarire yigirwaho impaka, mu mbabarire mbivuge gutyo. Ntabwo imyambarire yigirwaho impaka, kuko amenya kurinda. Bibiliya iravuga ngo, ni Pawulo wabibwiye Abakorinto, yarababwiye ngo ubwo dukorana nayo twihesha agaciro abakozi b'Imana bagabura ibyayo. D'abord ugomba kwihesha agaciro muri ba bantu bo mu isi muhuje kwizera cyangwa mudahuje kwizera. Kuko kwambara, mu mbabarire nse nkubagora mu mitekerereze, kwambara ntubyikorera, buryo ubikorera n'abandi. Kuko umuntu wambaye yikwije aba yambitse na kamere y'abandi, aba yambitse ku maso yibuza kurangara. Rero iyo wambaye ntiwikwize, uba wambuye na ya kamere y'abantu ugiye kunyuramo. Niyo mpamvu biteza sirikwe. Noneho kimwe muri ibyo nuko agakiza twagafashe nk'umuco. Kandi umuco ni uburyo bw'imibereho runaka twanzuye cyangwa twemeranyijweho, uburyo niba navuga bw'umwifato. Ni umwifato twemeranyijweho tugomba kubaho muri ubu buryo kugira ngo tutagira uwo tubangamira. Reka mbyite gutyo, buri gihugu kigira umuco wacyo. Noneho n'amadini rero agira umuco, kuko idini ribaho ku bw'impamvu z'uwarishinze, akarishyiramo doctrine ku bw'impamvu y'ibyo yemera n'icyo ashaka kugeraho. Ariko si cyo gisobanuro cy'agakiza. Bwa mbere umuntu ukijijwe agomba, kuko agakiza kameze nk'umukobwa w'umwari. Nimvuga w'umwari, umunyarwanda mukuru niwe wumva icyo gisobanuro cy'umwari. Kagira isoni. Agakiza kagira isoni, kandi karafuha, karakunda, ntabwo gashaka ngo uyoborwe n'umubiri, ngo ukore ibyo wishakiye, ko karagufuhira kakakuyobora. Agakiza kakwigisha kwambara, kakwigisha kuvuga. Agakiza kakubwira ibyo unywa n'ibyo urya. Agakiza kakubwira abo ugendana nabo nawe utagendana nabo. Rero umuntu wambaye, niho twari tugeze, yambarira n'abandi. Kwambarira abandi rero, rega ni nako kwambara bimera Fide. Umuntu yambarira abandi.
tubigarukeho tubyoroheje tutabiremereje. Hari igihe uvuga ngo ubuse ngo abantu barabibona gute, kandi ntabwo uyifashe ngo uyibashyire, ahubwo n'ibyo ugize gute wambaye. Oya, niyo uri mu cyumba yenda ugiye guhitamo umwenda uhita unareba aho ugiye kujya. Urakoze cyane. Ntabwo ureba like umwenda nk'uko wawambara uri mu rugo, uvuga uti ngiye kujya ku rusengero, ngiye kujya mu nama irimo abakomeye, ngiye guhura na Anicet, ngiye guhura na runaka. Uwo mwenda urumva se wowe wambaye, wambariye runaka mugiye guhura. Ubu nibwo mbyumvise. Okay. Ko twambarira abandi. Twambarira abandi, ariko twambitse umubiri wacu. Rero niba twambarira abandi twambitse umubiri wacu, making sure ko niba uri umukristo wambitse na kamere y'indangare. Urabimenya cyangwa mwuka niwo bigushoboza? Umwuka arabikubwira, kuko umwuka gutera isoni zibiri butuma abantu barangara. Sibyo? Kuko wa mubiri ntukiri uwawe. Pawulo yaravuze ngo ntitukiri abacu, ngo twigenge. Noneho ntabwo twambaye ngo tunezeze abakijijwe. Oya, ahubwo twambaye ngo turamira abato batarakizwa. Yego. Ubu umuntu aba yakambara ibyo ashatse byose, aba yatari bwambarira abandi. Yego. Cyangwa se atafite iyo mission yo kuba ari buramira abandi. Nuvuga ngo kwambara nabyo bifite message, cyangwa se nabyo nirindi vugabutumwa. Ni ivugabutumwa komutere ko d'abord uko ugaragara. Ntabwo turi kwigisha theology, ni turi kubivuga ko muteologike. Uko ugaragara mbere yo kuba umubwiriza butumwa, banza ubutumwa. Mbere yo kubwira abantu ngo ndakijijwe, banza ubagakiza, werekane agakiza. Niyo ya physical appearance wavuze igaragara ku muntu. Banza ubagakiza. Noneho kandi agakiza mu mbabarire nibyo biri buhite bitera sirikwi. Ntabwo kari bujyane n'umutwe w'umuntu, kari bujyane n'imyambaro mu byiciro ngo ni ijipo ni ipantaro ni igitenge cyangwa iki. Oya, tureta tureba uyu muntu aho asengera babifata bate. Hari aho usengera rero batemera ko bakwemerera kwambara utikwije. Umuntu utikwije iteka ryose abagaragaza ko ubwenge bwe burangaye, kuko imyambaro igaragaza imitekerereze y'umuntu. Iyo ubwenge bw'uwo muntu burangaye buhita buba connecte n'ubw'indangare zindi, ariyo mpamvu zimurangarira. Yes. Umunyabwenge ahamagara umunyabwenge, indangare ikafekita indangare. Umuntu urangazwa na mayindi irangaye ziba zibaye connecte nyine. Noneho umuntu ujya ukurikirana biriya bihishwe cyangwa se wa wundi wikwije we ni umunyabwenge. Umuntu ukurikirana bimwe bihishwe ntabwo ahubwo byitabwaho. Arakureba akabona wambaye neza, ariko ntibijya gukoroga mu mutwe. Kuko kwambara habamo no gukina. Abantu bakora ibya fashion barabizi ko kwambara nabwo ni ugukina n'imitekerereze y'abakureba. Ni ugukina nayo, ni ukuyihaza, ni ukuyirangaza, ni no kuyirokirita. Yego. Noneho hari n'ibyo twambara tutazi ibyo turimo. Exactly, turi kurokirita. Niyo mpamvu umuntu atunyura ukavuga ngo uyu ni indaya. Kubera iki? Hari ibyumvira ari guhamagara. Cyangwa agatambuka bakamusifura ntibamusifura. Yes. Ari yarokirise nyine. Ntanamenye impamvu bamusifuye. We yatanze rekiritoma. None aba yarekirise baramukurikiye. Bamukurikiye abaye deranje kandi niwe warokirise. Rero ntabwo agakiza gashobora kukwambika ibituma wibeshywaho n'abisi. Yego. Iyi myambarire nguciye mu ijambo gatoya ubu gitekerezo cyo wari ugiye kuvuga yabaga ni Korinto. Bari bafite amayesinya 3. Uburyo bisiga, bafite uburyo biyogoshesha n'uburyo bambara. Yego. Kwisiga harimo inzara, harimo kwitandiya, amatiro, amahuje. Bifite uburyo nyine uko nukwisiga, n'amamakiyaje burya nukwisiga. Umusatsi rero harimo inyogosho zisobanuye ubusambanyi bwabo. Nuzoma igice cya 5, Pawulo yarababwiye ngo numvishe ko ibyanyu byamamaye hose, ngo iby'ubusambanyi bwanyu ntaho butageze. Ko kwitwa umukorinto byabaga ari ikimenyetso cy'uko wasambanye n'abantu benshi. Kwitwa Korinto biravuze ngo nuwangiritse bitewe no gusambana. Kuri bo byari bigwi gusambanwa n'abantu benshi. Uzumva abantu birata ibipfuye isoni byabo, ibiteye isoni byabo, akakubwita ingengo inzoga nyinshi, nge nasambanye na runaka, burya bari ibiteye isoni nk'iby'abakorinto.
rero bagiraga imyambaro isobanura ngo hano twabikora wankurikira nagusanga iwanyu n'imyambaro runaka yapubulisitaga n'iby'isoni nke byabo. Yego. Mu by'ukuri hari nk'uburyo muri iyi minsi cyangwa se na mbere hose usanga umuntu afashe umwanya yenda ni umuvugabutumwa, ni umupasiteri cyangwa se ni umwigisha runaka, umwanya wose ubaye critique yuko abantu bambara, yuko abantu bisiga izo makiyaje, uko biyogoshesha, uko bagira gute, bihuriye he n'agakiza? Mbongeye hari ikintu ntekereza Fide, umuntu wizanye mu rusengero dabora aba yemera Imana yawe. Yego. Kandi ibyo yambaye aba ari amahitamo y'imitekerereze yari afite atarageraho. Yego. Ntukwiriye kumwigisha ibijyanye n'imyambarire, ahubwo ukwiriye kumwigisha imyitwarire y'agakiza n'Imana yawe, ka gakiza kagera muri we kakemfluence umubiri. Rero gutinda ku myambaro ntekereza ko ari igice kimwe buri kwigisha umubiri, kandi umubiri ntiwumva. Umubiri wumva ikiwukozeho gusa, sibyo? Ufashe nk'igiti, ukiretse ufashe igiti ugakubita, kandi kamere y'umupfapfa ntiwayihonda ngo inoge, niko Salomo yavuze. Ukimenya ko ari umupfapfa ariko yaje kwa muganga, iyo ni profi ikomeye yo kumubona ngo tumubwiriza ubutumwa bwa Kristo. Ariko nabwo kwambara kuriya si igisobanuro cyo kudakizwa. Ushobora kuba ukijijwe ari kuri indangare, none ahubwo utaramenya kurinda agakiza. Yabakijijwe se agakiza kuki katamukoze bya bindi kakora wa wundi ngo kamwambike kamubwire? Biterwa n'umwanya yahaye umwanya Imana, kuko uwo ni umurimo w'umubatizo w'umwuka. Umubatizo w'umwuka, munyumve neza, batizo ni ijambo risobanura kwinikwa, kwibizwa. Iyo wabatijwe mu mwuka, umwuka gufite ubuzima bwawe buri connected n'umwuka, buri communion n'ubuzima bw'Imana, uyoborwa n'umwuka. Umwuka arakuyobora. Ariko ushobora kwakira agakiza utarizera Kristo, uburyo buzana impinduka ku mubiri, ariko wemera ko Kristo ari umukiza. Reka nguhe urugero. Mariya Magadalena yizeye Yesu babana, ariko yaratarizera umuzuko wa Kristo, atwara ibihumura ajya kumva igisobanuro cy'uko azi ko wapfuye yaboze, yanutse. Kandi Yesu yari yarababwiye ko atazapfa, azapfa ariko akazuka. Na Yohana nuko yari yaramwizeye, ariko bamaze kumubona azutse buzura umwuka wera. Hari n'abantu rero bizeye Kristo ariko bataraba successful, sibyo? Bakiri mu nzira, kuko gukizwa no guhindura imyitwarire n'amatwara uburyo butumwa uyoborwa n'umwuka ni step by step. Wishaka ngo umuntu ukijijwe none ahite yambara nka mukecuru wo muri 70, oya, muha umwanya we. Deja ni nacyo misiyoloji tubwira. Iyo umuntu akweretse icyo akunda nibwo umenya icyo umwigisha gukunda, kuko wabonye icyo akunda. Ntabwo niba wabonye icyo nkunda ari igisobanuro cyo kuntukira icyo nkunda, oya, ahubwo mbwira icyo ukunda n'ikimfasha nanjye ngikunda. Ko niba naje kugutega amatwi ni profi ihambaye, kubona abantu bagutega amatwi bari kukumva, ubonye uburyo bwo kubahindura. Rero ikibabaje ni ukubakubitisha kamere yanga ibyo bakoze, kandi ibyo bambaye ntibabizaniye kubikwambika. Hari ahantu nigeze njya, nari nambaye ipantaro ya koto n'ishati y'umweru, natebeje nashyizeho agakote. Ngeze imbere y'umuntu, ni umwe mu bashumba b'abanyedini cyane, arambwira ngo iyo myenda wambaye sinyikunda. Ndaseka, twari kumwe muri office, ndamwani niyo mpamvu ntayiguze ngo nyikuzanire, ahubwo narayiguze ngo nyambare. Niba ari njye yambaye si ngombwa ngo uyikunze, kuko sinyizanye. Ni yanjye nyine, urayikundira ikize kandi ari iyanjye. Ariko waramugusheje. Okay, urakoze cyane. Uyu muntu urufatiro rwe ni uruhe? Uzi impamvu se we muri wazi ko agakiza ari amatise? Kandi se aje ryari? Ipantaro zije ryari? Hari naho nagiye kwigisha umushumba, arambwira ati ntushobora guhagarara ku ruhimbi. Nari nambaye costume ariko nta karavanti. Arambwira ngo ntushobora guhagarara ku ruhimbi nta karavanti wambaye. Ibyo byose mwebwe muri kwita agakiza no kumugusha, karavanti yaje gutese? Karavanti ntabwo wari umwambaro, wari umwambaro wo gufata. Deja banatangiye atarari amakaravanti maremare, yari imyambaro yo gufata amashati. Ubwo urumva ikibazo si karavanti, ahubwo ni imyemerere ya wa muntu wishyizemo ko kwambara karavanti ari umwambaro w'abakozi b'Imana. Noneho
iyo karuvati yazanywe n'iki gufata imiyaga tu idaca ibipesu by'amashati kuko kubera imiyaga yari ihari. Abandi muri isilamu bagira za jiribabe ababyeyi baritandiye byazanywe n'iki ni umuco w'abarabu burya ntabwo ari umuco wa isilamu. Babyambariye iki se kugira ngo bahishe iby'agaciro amaherena bambaraga n'imikufi yo mu ijosi kugira ngo batabambura ko banyuraga mu nzira zirimo abambuzi. Ariko amadini abigenderaho ku bw'uko igihugu cyabigize umuco noneho bafata ukwemera bavanga n'umuco. Iyo babivanze n'umuco rero biteza sirikwe. Ibyo bintu bitaragakiza biguma biteza sirikwe. Nta muntu ushobora kuvuga ati Anicet ari gushyigikira ko abantu bambara nabi, abambara mini, abambara iyo ni imitekerereze n'ubundi sinayisegura ngo yumve ibyo navuze. Kuko uwambara mini ntabwo navuze ngo ayambare n'uwayambaye yambaye ntabivuze. Wenda keretse niba ariko munyumvishe n'uwayambaye yambaye ibi ntarabivuga. Ahubwo icyo nshaka kuvuga ni kimwe, ntabwo ari intego y'umwigisha wabonye uwo muntu yambaye mini. Ntabwo ariyo ntego. Yego ntibyakagombye kuba teme. Kandi ikindi cya kabiri kubona umuntu wambaye gutyo si ngombwa ngo umutindeho umuvuga hagati y'abambaye. Ibwirira abambaye icyo baje bashaka. Sibyo ni nk'igihe ukoranye inama ngo ibi abantu ntibaze warangiza ukavuga ngo muba mwanegirije ibyo nababwiye nk'ubu bari hehe kandi uri kubibwira abaje ntimuba mubyemera ndabatumira simbabone abo uri kubwira baje uri kubabona de yes nabaje rero bingana no mu iterano kubona umuntu umwe cyangwa kuba hari ibyo utemera ko mu bavuga butumwa uzumve hari abatubwiriza ijambo ry'Imana hari n'abatubwiriza imitekerereze yabo hari n'abatubwiriza ibikomere hari n'abatubwiriza ibyo bari kureba. Yego dukeneye rero abatubwira ibyanditswe byera kuko iyo biba bityo Babuloni nta muntu wari gukirizwayo kandi Daniel yavuye yakijijwe. Iyo biba bityo Yesu ntiyari guhamagara abigishwa kuko ntiwajya gushaka umuntu muzima ngo uzahamagare Petero. Ndakurahiye pe ntiwahamagara umukozi w'Imana ngo uzahamagare Yohana. Urugomo bari bafite rwari ruteye ubwoba ariko yarabiyegereje uko begera Imana bagenda bahinduka. Ni nawo mumaro w'ubutumwa bwiza sibyo kuko iyo tugiye gutera imbuto uracukura ukabiba sibyo imbuto ikazimeza ibyacu ni ukubiba Imana ikavomerera ikanameza. Anicet muri iyi minsi tujya tubona abantu rimwe na rimwe no mu nsengero basigaye barimo ukabona yenda ni umusore cyangwa n'umugabo afite dreads afite amaherena yambaye ibikomo byinshi ku maboko ndetse yambaye n'ikabutura ukamubona ni nko gucuranga. Wowe iyo umubonye kuriya ntago wumva? Njyewe ahantu nabashoke ni ukwibaza ngo uyu muntu ari gucuranga muri he torero. Iryo torero ribaye ritemera ibyo uwo muntu afite kuzamo ni ukwanduza. Tureke iby'itorero noneho nkawe personal iyo umubonye ntabwo bituvuga mu izina rya Yesu. Njyewe nzi dread icyo ari cyo nzi na rasta inkomoko y'abarasta ntabwo mfata dread nk'icyaha ntabwo ariko mbifata njyewe. Wazishyiraho? Ntabwo nabikora. Impamvu ntabikora sinzikunda. Ntari umurasta burya se nta nubwo rasta ari means ya dread. Burya dreads ntabwo ari means ya rasta. Barasta bafite n'intuze n'imyitwarire myiza cyane nkunda. Ariko noneho ikibazo ni kimwe wa muntu washyizeho dread wafite iyihe ntego. Za mpeta wambaye nyinshi ku ntoki ushobora kwemera ko akijijwe ko afite agakiza? Yego njye nabyemera rwose nubwo ashobora ko birangaje. Ibyo birangaje wa muntu bitewe n'umuco wo mu idini ry'iwabo. Nicyo twagendeyeho. Nigeze najya kwigisha Ethiopia haje abagabo bageze mu 9 batandatu muri bo bari bafite dread ku mutwe pino babereye bambaye neza bafite ifoto yanjye baje kunyakira. Wow ndavuga niko bwa mbere nari mbonye abarasta bameze batyo. Wagize ubwoba uravuga uti n'abakristo nje kubwiriza cyangwa ntabwo ari ubwoba nagize kuko umuhamagaro wanjye si wo gukorera mu bantu bakijijwe ni wo gukorera mu badakijijwe ngo bakizwe. Ahubwo nahise numva mbonye umunyago ngezeyo nsanga Kristo yawuronse kera. Nahise mvuga ni mbonye ikiraka ariko ngezeyo nsanga ni umunyago wa Kristo barafashwa barihana ni bangeso nziza barakijwe bameze neza sibyo. Wigeze babaza ku by'iyo myitwarire y'inyuma? Iyo myitwarire y'inyuma nayiganirije pasiteri wabo ko ayoboye abarasta umushumba mukuru we
ni umurasta ariko we ntabwo yari afite yes nta dreads yari afite ku mutwe ntamwajije ntibigenda bitarambwe ati ni umuco bimeze gutya na gutya ndabyumva noneho ugarutse ku bantu bari kudutega amatwi uzi mu muco nyarwanda uko biyogoshesha amasunzu yego none se umuntu aje kubwiriza yiyogoshesheje kuri si ibyo no kubwiriza n'iyo duhuye ahubwo mu nzira mpita nikanga urakoze kubera iki bitameze gutyo kubera iki nuko iwanyu ntawe wahabonye wogosha amasunzu icya kabiri n'abogoshaga kuriya abantu bakazi ibya karica iby'umuco ntibemera Imana noneho ahantu biza kugonganira nuko ari umuco uba winjiye mu bemeramana bimeze nk'aho ari sirikwe duhita tubafata nk'abadakizwa sibyo noneho ikindi cya kabiri ingofero hari insengero z'abazungu benshi binjira bambaye ingofero ariko twebwe kwambara ingofero imbere y'umuntu ukuruta tuzikora agasuzuguro byo mugiye kuvugana ugira gute uyikuramo ariko hari abantu basobanukiye ko icyubahiro cyabo kitari mu ngofero zo ku mutwe w'abandi ku buryo unanayinjira mu rusengero ahubwo bagusohoramo ingofero winjiye mu rusengero wambaye ingofero ariko hari abantu basobanukiye ko icyubahiro cyabo kitari mu mitwe kitari mu ngofero z'imitwe y'abantu uwo muntu rero ntacyo bimutwaye kumuvugisha wambaye ingofero byose ni imyemerere noneho niba rero itorero ryawe ritabyemera kubyambara ni icyaha cyazanywe n'amategeko yo mu idini urimo noneho gihise kiba ikigusha kuri bene so niyo mpamvu bigaruka Anicet simbikore mbyemera noneho sinanabyemere ntabihakana bigatuma ntemera dread ntanazitunga bigatuma ntanazitunga kandi nzemera yego ibintu umuntu yongera aho twari turi ku mugabo yenda tujye nko ku badamu ibintu umuntu yongera ku mubiri we ashobora kubikora ari umukristo ntabwo ari icyaha biba bimeze gute hari uburyo usanga ni imisatsi urayifite ya naturelle isanzwe yenda urayidefirije ubonye ntigeze kuraho ushaka wongeyeho indi ikindi ingoho ubonye wongeyeho izindi ikibuno baravuze ngo basigaye babigura ukubiseho ikindi inzara ushyizeho izindi ibyo bintu umuntu ashobora kwadinga ku byo Imana yamuhaye ntabwo ari icyaha cyangwa se ntacyo byishe ku buzima bw'agakiza none se Fide Imana imfashe nze kubonera ijambo turisome naribonye ndaza kurikoresha icyo mwita kongera ubundi ni iki ni uguhabwa ikintu utaremanywe mwemera ko n'imyenda tutigeze tuyiremanywa ari ingaruka y'icyaha yego none se ubu nambaye iki ku ntoki impeta none se iyi ngiyi yituruka he si yabagira iki umuntu wambaye impeta se mumutandukanyiriza he n'uwambaye iherena ubundi ni utuntu twose ari utuntu twejeje impeta muzi abanyarwanda bahambere bashyingirwa ibyo babazirikaga ku ntuze ni imyishywa ntabwo ari impeta ibi ni iby'abagira iki si ibyo mu byita isezerano hari umugabo uyita umugore akababara hari umugore uyita umugabo akababara narayitaye dore iyo ntambaye waguze indi ibyo byose tuvuga ngo ni ukongera bibaye atari ukongera hari n'ibyo tutagira hanyuma ikindi cya kabiri no kogosha umusatsi ntitwabyemererwa no kogosha umusatsi ntitwabyemererwa ahubwo tugiye n'amasaha ntitwayambara tugiye no mu muco w'abafarisayo uko bari bameze kandi abafarisayo ntimugire ngo ni babi nubwo tuvuga ngo wa mufarisayo farisayo biravuze ngo nabahunga ikibi none se twebwe ntiduhunga ibibi none se niba duhunga ibibi kuki tudatereka ya manwa y'abafarisayo muri Isilamu ni suna ntabwo ari ubwanwa ni kuziririza imigenzo amahame n'amategeko nk'uko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yabikoraga none se kuki twe tutagira ya misatsi muzi uriya muntu wakinnye filime ya Yesu bamwita Diakoni Mikayeli ntabwo uriya musatsi ari uwe wa natirere yarawambaye kugira ngo agaragaze imisatsi y'abayahudi none se kuki twebwe tutagira imisatsi nk'iriya ntabwo ibyo bintu byose si ishusho y'agakiza ahubwo mu nyumve umusatsi ngewe ndi mu bantu bashobora kuvuga ko kudefiriza no gusuka ibyo byose bigendanye n'ibikorerwa ku mutwe ndi mu bantu bavuga ngo ni icyaha aho bitemewe ndacyagaruka kuri wa muco ariko ukuri kwanjye rusange ntabwo ari icyaha ahubwo byaba icyaha bitewe n'aho nsengera Pawulo Petero nawe yarabivuze yaravuze ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma
uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Gukanisha imyenda ni iki? Kudodesha. Hanyuma utarasutse akadodesha se? Nabyo ni ikibazo nyine. Kuki mukuramwo amagambo mugafata tumwe? Yari ari kubuza abantu ko nibyo birirwaga bakora. Abereka ko hari n'undi murimo bari bakwiriye gukora kuruta kwirirwa badoda imyenda bazambara, kwirirwa baboha imisatsi yo ku mutwe. Arabwo hari n'ibindi mwari gukora. Birirwaga muri makiyaje, kwita ku mubiri. Yes, wikabya ngo bitwara umwanya w'ibindi. Ariko mu by'ukuri niba twemeranye iki kintu ndahasubiramo. Mwirirwa muhasoma muyakubitisha abantu. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Hari hakitso uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Mu byahakanye harimo kwambara amazahabu n'amabiju. Uwahakanye harimo no kudodesha imyenda. Iyi shati nambaye ni made in Rwanda. Mani kubabarira. Ubwo nakwatuye gutyo. Ntago nazikundaga n'umuntu w'inshuti yanjye cyane wayimpaye. Ni keza karakubereye. Ariko ntago nazikundaga no kuyambara no gushimira wayimpaye. Ni nayo mpamvu yayimpaye abona ntarayambaraho na rimwe. Ntabwo ari uko zihenze kuruta izo nambara, oya, ahubwo nuko nge zitakoraga ku marangamutima yanjye, ariko buriya nzabyiga. Biri rwose ukomerezeho. Urakoze cyane. Rero niba batubwiye ngo we kuba n'uwo gukanisha imyenda, ntabwo aricyo yaragendereye. Hari n'umuntu wavuze ngo uzadusobanurire niba no kwambara amapantaro ku bagore ari icyaha. Wagendereye icyo uyambara. Uwo musatsi wo wari ugendereye icyo ushyiraho. Abagore baba bambaye imyenda y'abagabo ni icyaha. Ayo maherena wari ugendereye icyo uyashyiraho. Tatu yo biterwa n'iyo ariyo. Hari tatuwaje zinatuka Imana. Uretse no kuba ari icyaha, hari tatuwaje zinatuka Imana. Uretse no kuba zituka Imana, hari na tatuwaje yicuba umuntu ahubwo. Yes, yicuba umuntu ukabaho nta serivisi umuntu wamuha. Hari tatuwaje inagabanya uburame bw'umuntu. Yes, hari na tatuwaje ituma amaraso yawe ahumana, ukaba utatanga amaraso. Sibyo? Hari n'ibintu byinshi runaka kuri bitewe na matière bayikoresheje bagukoraho, uburyo yakozwemo. Ariko ntabwo nge sinemera ngo bitewe na matière, ahubwo bitewe n'intego. Kuko ntabwo wahitamo igikoresho gikora iyo tatuwaje yafekta amaraso udafite intego. Bita biba connecte. Urakoze. Mbo hari umwana w'inshuti yanjye yigeze yabimbwira atuye aho bita atuye Kansas muri Amerika. Yambwiye ngo yishyizeho tatu, yarari kumbwira ngo nuko babatwara ibice bimwe by'umubiri, babavoma amaraso, ngo bari gutegeka kubagura impyiko n'ibindi. Yishyiraho tatu kugira ngo batazamutwarira amaraso. Yes, urumva intego ye ishobora kuba icyaha ku muntu, ariko intego ye no kwirinda. Exactly, ni protection. Niyo mpamvu rero ibintu byose mwita ibyaha utaramenya intego yacyo buretse. Murakoze cyane. Noneho ngarutse ku mirimbo yacu. Ubuse Fide, ubundi umurimbo uba icyaha ni nka murimbo ki? Kongera ikibuno nyine no ku no gushyiraho indi bisi. Hari abadusekeje ngo byitwa ibitantine. Gutera igitantine inyuma y'amatayi. Mbo hariya ho harimo kutanyurwa n'uburiwe. Harimo kutibera umugisha ngo ube uri proud. Yes, kutanyurwa n'uburiwe. Icyo cyo cyamaze kuba icyaha, kuko ntunyuzwe n'uburiwe. Hanyuma icya kabiri, kurimba kugira ngo unezeze umuntu, cyangwa se kurimba kukubona uri deforme. Hari abantu batanyurwa nuko baraka kuti simberewe no kuba ameze gutya. Taboro no guhinyura Imana. Hari n'umuntu ushyiraho amaherena kuko abona amatwi ye ntanezerewe. Hari n'abantu bajya kwihinduza, bagatyaza amenyo, izuru bakarisongora. Hari abantu banyura mu mamashini bakihindura umubiri, bakibagisha, bagakora amasajari, bakagira biraburaga. Intego yawe niyo ibihindura icyaha, ariko noneho bikongera kuba icyaha kuko uri muri kominote itabyemera. Noneho ariko kandi uretse rega n'ibibuno, uzabona umuntu utagira umusatsi yateze igitambaro ku mutwe ukagira ngo afite igisatsi cyinshi.
niba yaguze ikibuno ashyira kuri taye undi agafata urutambaro runini agategeraho ikindi byose ni kimwe, umwe yongereye ikibuno undi yongera umutwe. Akanakubwira ngo ngiye ngongera umutwe muto, hari uwo yigeze bahana ibitambaro bitatu koko birarangaza rwose, ati mfite agatwe gatoya, urumva nawe nyine ni nk'uwo nawe ni complex. Rero reka tubanze twige kunyurwa nuko turi kugira ngo twe kuhemuza cyangwa kugusha abo turimo. Gusa ariko ibyo byose tubyirinda ngo tudahutaza abato kuri twe, ahubwo bibabaje igihe ba bantu bakuru mu gakiza umuntu utekereza ubanyabwira umuntu atari kongera ibyo birambangamiye kandi utabimukoreye. Icyo gitenge icyo gitambaro ntukimukoreye. None se ntiwavuze ko umuntu yambarira undi? Uwo muntu niba mbikubwiye ntibirambangamiye nyine no kugira ngo butaha twabivuze dutangira abantu bakurikiranye ikiganiro babyumvise ni rokiritomo warukirisa ubwonko burangaye nk'ubwawe. Wa muntu wambariye sibyo, wa muntu wambariye iyo afite ubwenge burangaye cya kintu wakoze kibi gihise cyafekta imiterere ye mibi. Hari igihe ubikora uzi ko ari byiza, nkanjye nshobora kuba avuga nti nambaye ijipo ngufi kubera yuko nizo nkunda, kumbe uwo nambari cyangwa se abo turi kumwe nambaye ibigera ku birenge nabo baravuze ati reka uri umuturage wambara nabi, kumbe ngirene. Ntabwo ibyo dukunda ari igisobanuro cy'ubwiza ku byo dukunda. Ushobora no gukunda ibibi. Hari umuntu ujya ukunda kumbwira ngo niba ari uko nteye se uteye nabi, none niba uteye nabi kuki ushaka kuguma uteye gutyo kandi wahinduka. Hari umuntu nigeze nk'urugero naye nagiye kunga abantu mu rugo, umugabo arambwira ati ngewe ni gutya nteye, n'umugore arambwira ngo nteye gutya, ndavuga nti no, niba imbwa bayitoza ari imbwa ikamenya umwanzi winjiye imbwa igasaka umuntu, wowe ufite ubwenge kuki udashaka kuba trained ku buryo witoza? Ukuteye ntibyahinduka, uteye ntibyahinduka, ahubwo uteye nabi niba wumva ushaka kuguma gutyo. Ariko niba wumva wahinduka, hindura kugira ngo utabangamira abantu. Rero uwambaye ibirebire cyangwa ibigufi ndagira ngo mbasabe, niba wambaye umwambaro urangaje abantu ku rwego ukangura n'amarari, ntabwo ari wowe umuteye irari, asanzwe arifite, ariko mu by'ukuri aho yagiye ntiryari riri gukora, wowe ubaye igikoresha imbarutso yaryo. Ihangane ureka kubera abantu ikigusha. Hanyuma wa muntu bangira ngo ni umuturage, hari n'abakoresha ijambo ngo afite agakiza ngo yarenze umusaraba. Njye nkunda kubivuga, nimutanarenga umusaraba ntimuzabona ubwami, kuko ku musaraba ni mu mibabaro ya Kristo, harenga ugere mu rupfu, uharenga ujye mu mvu, harenga uzuko, harenga ubane nawe mu bwami. Rero wikora ikintu ugambiriye kubangamira abantu, nawe utari ubabangamiye. Wenda naza gusoreza kuri iri jambo Pawulo yaravuze ngo niba kurya inyama bigusha mugenzi wawe, zireke kugira ngo utamubera ikigusha. Ntabwo kurya inyama ari icyaha. Hari n'abagabo bakunda ko abagore babo bambara gutyo, niba babikunda itorero ryabo ritabyemera yabwambariye imbere y'umugabo we, suko ko ntacyo bitwaye. Umugabo akaba ashaka ko nyine no hanze ukomeza ukambara kwako. Uzi impamvu se no hanze ashaka kubifata gutyo? Mu mbabarire nkoresha iri jambo, mu mitwe y'abagabo gito bazi ko abagore ari indabo. Mu mbabarire nkoresha iryo jambo, bazi ko abagore ari indabo. Muzarebe iyo wateretse ururabo ku meza uriraho, iyo bazanye ibiryo, ururabo rugira rute? Uraruhakura ukarushyira ku ruhande. Umuntu nagufata nk'umutako, uzaba uri uw'amarangamutima ye. Nibazana icy'amavamutima azajya kwegeza ku ruhande. Yes. Iby'agaciro bikumburwa bitagaragara. Muzaperereze, ntabwo ushobora kujya muri banki ngo bakwinjize aho babika amafaranga. Bazanayo bagennye gutanga uwo munsi, kandi aho bayabika hari mwayawe, ariko ntibakujyanayo. Rero n'umugore si ngombwa. None se nk'ubu gusoma umugore wanjye ni icyaha? Ariko kuko ndi umubwirizabutumwa ntitwahurira mu muhanda ngo muhe bizo. Oya, hari abatazi ko ari umugore wanjye, babona Anicet asomanye. Abo ngomba kubarinda iyo mitekerereze, kandi kubarinda iyo mitekerereze ntibibangamiye umugore w'iwanjye, kuko ugomba kumenya icyo uri cyo, sibyo? None se undi mwagize ngo kwambara ubusa ni icyaha? Hoya, ahubwo ubwambariye he? Bibaye kwambara ubusa ari icyaha, no muri dushe twaba ducumura. Ahubwo wabwambariye, menya aho wambarira uwo mwambaro kugira ngo utagira abo bangamira. Yego. Tugana ku musozo, umuntu ufite agakiza kandi akaba yifuza no kuba uwo ari we
agakiza kakamuyobora nyine uko nuvuga ngo agashaka kuba uko agakiza kari apana kuba we nk'uko ari. Uyu mwanya yafata izihe ngamba cyangwa se yafata iyihe myanzuro mu bijyanye no kwiyitaho, ase neza, aba umusirimu, yambare neza? Ikindi yenda ni nk'impuguro ku bantu, niba ari ukugushwa n'abandi, niba baba bagushijwe nabo koko, niba ari ukugira ngo baharasinge, bababangamire. Abantu bakunda kugenzura ibyo bintu cyane kurusha uko, sinzi niba ari uko batabazi kugenzura imbuto z'agakiza. Iyo message nsaka ko sorezaho. Urakoze cyane. Nashakaga umurongo. Nashakaga umurongo umwe muri Bibiliya kugira ngo tuze kuwifashisha. Kimwe muri ibyo abantu barekeraho gufata ko imyitwarire yacu ari ukubishyura umwenda w'uko tugomba kubana nabo. D'abord ngewe abantu barekeraho kudutekereza nk'aho uko tugenda ari ukubishyura. Imyitwarire yanjye ntabwo ari ideni ndi kwishyura umuntu, nta nubwo ndi kwishyura imitekerereze ye ibyo ishaka ko ngenda. Ngewe nagenze nkanjye. Muhe umwanya abantu nabo babeho, mwe gushaka ngo babeho kubera mwe. Sinzi niba iki kinyarwanda kiri kumvikana. Yego. Kubaho mu izina ry'undi ni ukugenda uko ashaka kugenda. Wambara uko yambara, urya uko arya. Exactly. Yego. Nimutureke natwe tubeho. Wowe ukaburwa bwa burenganzira bwo kuba wowe. Ngiye nkabaho Anicet, nambara nka Anicet, ngiye nkazabura ngewe ubwanjye. Ngewe ubwanjye. Bibiliya nabyo ubwabyo byita kugenda uko mutari. Yes. Rero muha abantu uburenganzira babe abo baribo. Babebo. Niba babo muzaba mubonye umurongo waho mushinga inkingi y'urufatiro rwanyu. Nkunda cyane kubivuga ibi. Ntimugakunde kwigisha abantu mutaramenya ibanga ry'intege nkeya zabo. Yego. Kuko nibwo uzamenya aho umuramira mu gihe cyo kugwa. Sibyo? Icyo nicyo bise leadership iriya R. Wenda ntabwo tugiye kudefinisa ariya magambo uburyo bayidefinisa, ariko iriya R bayita lift up. Nukuriftinga, nukubyutsa umuntu waruguye ukamufata. Bibiliya ivuga iki se? Ngo Yesu ntazazimya umwotsi ucumba, n'urubingo rusadutse ntazagira gute, ntazaruhungabanya, kandi rwarasadutse n'umwotsi uracumba kuko azi ko kakihembera kakamera. Rero nimureke abantu babeho. Niba yaje mu rusengero ni umwotsi nyine wabisha ariko uri gucumba hahembera kariro. Kareke ako kayaga kaguhushye ukagubwa neza ugahehera, nawe kamuhuye. Rero ariko kandi nabwo niba umaze kubona ko hari abantu gusha ukumva kuri ku rufatiro rw'agakiza, wishakira umurimbo wawe mu by'umubiri. Tugaruke rero, ambika umwuka n'ubugingo bwawe kugira ngo usegure intege nkeya z'abandi. Nibwo buzima. Nyina wa Salomo ari kumuhugura yaramubwiye ngo ntuzishimire ko abagore babona intege zawe. Iteka ryose ni ukuri. Reka nkubwire mama, sister wanjye, kwambara ubusa si iby'icyubahiro. Ukuri ntabwo bihesheje icyubahiro. Noneho nanongereho nanakababwire, ni ukuri umuntu wambaye ubusa agaragara nabi. Arangaza ubwenge burangaye, ariko ntiyemeza ubwenge bufite icyicaro. Kandi ibi mbibabwire, nushima ko benshi bakurangara, ujye umenya kuri igisebo muri bo. Ntabwo buri ishema kuri bo, kuko uzarebe akantu gasekeje karangaza abantu benshi. Sibyo? Niba rero wambara gutyo kugira ngo ubone umugabo, hari n'uwo babwira ngo ubujye wambara ntabwo uzabona umugabo. Ukambara imyenda nk'iyo ngo ubone umugabo. Umugabo uzahabwa nuko yakurangariye. Abandi niba murangaza bazamugutwara waramubonye. Yes. Hari abazi kurangaza kurusha wowe. Exactly. Hari abazi kurangaza kuruta wowe. Buwuriwe ugukunda gukundira icyo uri cyo. Agira amatsiko y'ibyo uhishe. Yes, agira amatsiko y'icyo uhishe. Ukumenya kumenya ukuri. Sibyo? Hanyuma ugukunda gukundira icyo uri cyo, kugira ngo utaba ubibyihangishije none ejo bikazakunanira ari byo yagukundiye. Genda ukuri. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka dusoze dusenga Imana, tubwire Imana ngo itwigishe uburyo tugomba kwitwara. Ikindi kandi n'umuntu wumva aciye bugufi akavuga ati mpinduye imyitwarire, mu by'ukuri nemeye kwakira Kristo kugira ngo abe ari we ugenga ubuzima bwanjye, abe ari we ugenga uko nambara, menye ko nambarira abandi, menye ko ibingibi atari byiza, mu by'ukuri kugira ngo Imana imuyobore. Karibu no gusenga. Mana ihoraho,
ijambo ryawe riratubwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo guhamya. Ntawuhamya ataremera, ntawuhamya atarizera, nta n'uwizera atarahabwa agakiza. Agakiza niko katwizeza kandi agakiza niko kaduhindura, karadutaransforoma. None uyu mwanya nsabye impinduka z'agakiza kabonerwa muri Kristo. Mubizeye kugira ngo uturinde kuba igisitaza kandi uturinde mu izina rya Kristo Yesu no kugushwa n'ibyo dukunda kubw'amarangamutima. Ahubwo duhe kuba abakristo bahamye, umwuka wera nk'umuyobozi atubera urufatiro rushyitse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagushimiye cyane Anicet, Imana iguhe umugisha. Namwe kandi Imana ibahe umugisha. Turagushimiye wowe warukurikiye, Imana iguhe umugisha. Niba hari ibyo wungutse usharinge, usangiza abandi kandi ugume hano ku Mukanguzi. Ibiganiro byacu biracyakomeje. Shalom, shalom. Shalom.